nzakukubita ikinyafu uburyo ugishakamo. Umva man, Patino yasohoye wabaye Patino n'usohora cyangwa n'inyagiso Yesu uzi ko batanye Patino aratwika we nibyo byamera kose nemera nyagiso kuko nyagiso aratubeshya cyane nibyo okonda babeshya nyine genda urebe Patino abanyagiso babeshya ariko waje reka ngende nyine ndareba ahantu nkura mega ndaza kuyireba ukuntu itwika uko bimeze genda urebe rwose ntari bitwaye. Neza tu Kukeza shana ubukaroma ntubibona se buriya kanse mwana akantu se ngiye banzwe uko numva ameze umva se nyine amafaranga nayo mfite nenge ngo hashana amafaranga se muye n'akabazo amakanamba karimo aho ngaho nyine zo kuyakohereza ahubwo se ugira ngo ibi bitabo ntabwo nyibuka uko nabikoresha ntabwo kibikoresha nzirebe nta nubwo mba nyizibuka ntabwo kizibuka wazibonye bazishyira yango sosha akira nizo ngizo none 500 yonyine sensa nzahita kwisha nzahita mbikora vuba saba noneho ntari bituzahura nzanakureba nyuma. man aya mafaranga kwe cyo antindiye kuyamakandara ya girlfriend man cyo buri antindiye ko nese ngiye tega nkubwire sibyo je akabazo nari mfite naragakimuye penda byemera ko wanayamaye ariko ngiye ibintu byo gutigituduka none ahantu nyibona uturaka urumva ariko nzaya gushakira nyampe none adeje hasinyagwe none ubundi tutangiye kunegeka Yesu ubundi se hari umwana utunga amafaranga what nta mwana utunga amafaranga umva se no kuvuza azankwere ko sha yajya umva daje nkwere ko jya Barupete utume ku isoko umbwire nka amafaranga wagurije Yesu twavuganye ibyo birimo umva se uri umuntu wisheya cyane rwose reka bazamubwira urumva naho nakokoro cyama njye umuntu yajyanye dore nguri Bami niho yahaye urabyizeye neza niwe nayagurije niwe nayahaye yarayanyama ahubwo tugenda sabizi se Yesu Jesus is Lord. Niye ngima. Yesu, hey! Nago nzongera kwambura.